yarambwiye ngo yampa ngo ndashaka kuzagusubiza icyangugu n'amaguru. Uzi ukuntu nahise mubwira? Nambwira ati nzasubira icyangugu maze kumekinga shuraka akataka kanyuma kumva yawe maze kukajugunyaho wenda ngiye kwihisha. Rero bigira nabubwiye. Mbega ikintu. Nabwira ati ukujya unyifuza nanjye nzamekinga shuraka ko nzasubira agataka kanyuma maze kukajugunya hejuru y'imva yawe ngiye kwihisha. Nibwo nzasubirayo. Masubira ahantu yari yagusubiza ari ahantu ku mana yanjye kuze abantu yewe buriya ko ntagahaza buriya bivuze abajombye nk'icyuma se aba nciye imitsi y'amaguru nkavuga ati uyu muntu agira umutima azana navuye sha byaza ariko nyine nawe siwe kwaraganiriye numva arabyumvisha imana barareka nkubwira iyo ubwije umuntu ukuri buriya gasuku ntago ari umuntu muba arumva iyo mubwije ukuri ukamubwira ati ariko gasuku nakwimye ikiganiro dupfa iki tinya umuntu ukwereka inzira wanyuramo bikakubabaza uranzanye unyeretse abanyarwanda umuje na management niwo ugiye gufata iya mbere yo kunteranya na management yanjye no kunsenya urumva utari umwana kumwe bavuga ngo inkoni y'umwana ishira dondi ibibazo ariko ibyo nyine ntabwo tukwiye kubitindaho kubera ko turi abantu kandi icyo nzi cyo nawe ntabwo aba ari umutima mubi nyine nuko aba ashaka nyine gukora ibintu bye mu bye ariko ibintu bye nyine byose umuntu yaberwa nabyo kandi koko kuba mwabivugana ntabwo nongeye kubona azana ibyo bibazo kuko Kasuku ndamuzi buriya yavuze ngo arakwituniraho ebana ntabwo muva mu nzara Gasuku nta n'icyo yabanyangira ariko nyine agomba kumva icyo kintu agomba kucyumva akagisobanukirwa bakujya ubibona ko abantu bose basabwa kumva icyo kintu bagomba kucyumva pe icyo kintu ahubwo sinzi ukuntu iyo terimi igomba gufata u Rwanda rwose icyo bakajya babanza umuntu yavuga ikintu bagakaraga bagafungura amatwi n'ubwonko bakumva ikirenze iryo jambo hari umuntu uvuga ibintu akabivugira mu makode nubwo ko utabyitayeho ukabifata nkaho ntacyo bimaze kumbi yakurabuye cyane so rero ni atari abantu bati baririmbiremo tinya umuntu kwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza watera intambwe akakuzitira kaguteranya kubo mwamenyanye uwo muntu ntagushuke uwo muntu ntagushuke uwo muntu umwana ni mubi uwo muntu umwana ni mubi nyokoroma ikintu gisekeje ya ndirimbo urumva njye nayumvise igihe nyine wayikoreye iyo ngiyo kuko njye gisohoka narayumvise numvaga ari ivuga ngo ahazajya niho uzajya inshuti yanjye ni mu Busanza aho uzajya ntihazajya nshuti yanjye ni mu Busaza bashatse kuvuga ngo uko byagenda kose uko wakigira kose uzasaza sha ariko uzasaza pe bazumva tugirire kuri ya mpano kuko yarabimenyereye ngo niba ari tugasi ntabwo nsobanukiye ikintu n'umuntu ari kumva ngo ntuzisubire ku bijyanye n'iki uri mu murongo mwiza ntuzisubire niko umuntu bita
Fiona Mutoni yadukurikiye kuva ku munota wa mbere, by the way kana namufollowing. Yakoze cyane. nanjye reka mu following pe. Kuva ku munota wa mbere n'umuntu yakurikiye kabisa. By the way, ngewe nkanjye ku giti cyanjye reka ngushimire kuko uri umuhanzi mwiza kandi utanga impanuro. Abantu buriya bumva imiziki wawe bashaka bajya bashishoza ko ntabwo ushobora gukora indirimbo zigera muri 3 taratanga inyigisho. Hari indirimbo ariko nasohoye noneho abantu batumvishije, abantu muri hano 67 mwihangane mu gitondo muze kuyumva. Uri kumva? Mwihangane muze kuyumva cyangwa se none nibigukundira mu yumve, bayita ngo abarame. Mwihangane man mujye kuyumva tu kuko banyuriremo muri verse zawe kuko hanze banyuremo nayo yasobanure kugira ngo bayumve banayikunde. Abamundi biranumvikana ariko yabishatse nibi byadusema wowe ahubwo banza ugira imyumvire mizima. Tekereza ku byo wanyuzemo, ndabizi yisi yamaze kuguha impamvu zima. Duhura na byinshi bitwigisha byinshi, biduhindura ukundi. Wowe takantu ujye mu kazi ukore bya bintu. Wowe takantu ujye ku mavu uvuge bya bintu. Wowe takantu ujye mu kazi ukore bya bintu. Utagwa mu kantu, dore uramenye uri mu bantu. Ntacyo twatanze ngo twe tubabarame kuko benshi bari mu nkuta. Bituruka hasi, shyira mu muhate gukira mbere n'ubuteka mutwe. Wanatsapa ishati kandi urara ingangi kugira ukubona wese ntakuvuge, kugira ngo ukubona wese ntakuvuge. Duhura na byinshi bitwigisha byinshi. Wowe takantu ujye mu kazi ukore bya bintu. Wowe takantu ujye ku mavu uvuge bya bintu. Utagwa mu kantu, dore uramenye uri mu bantu. Ntacyo twatanze ngo twe tubabarame kuko benshi bari mu nkuta. Haleluya. Ntacyo twatanze pe. Kandi yabishatse nibi byadusema. Umva ukuntu birenze. Kano kanya buri ko turi 72 kuri no live, wabona umwe muri twe isapfa cyane. Yabishatse nibi byadusema, ahubwo we banza ugira imyumvire mizima. Tekereza ku byo wanyuzemo, ndabizi isi yamaze kuguha impamvu nzima. Duhura na byinshi bitwigisha byinshi, bikanaduhindura ukundi tukaba basazi ukundi tutahoze pe. Icyambere cyo sinkugayira ngo ngutabi, sinkugabira ngo inzoga, sinkugayira ngo uterura ibyuma byagutwaye igihe. Wowe takantu ahubwo ujye mu kazi ukore bya bintu. Uteha kantu ujye ku mavuvuge bya bintu. Kandi ntugwe mu kantu kuko turi mu bantu. Kuko ntacyo twatanze ngo tubabarame kuko abenshi bari hehe mu nkuta. Amena. Haleluya. Rero mwihangane mujye muzumva mani, zibashyigikira. Buriya muri ati harimo n'aba ati ebyiri. Hari ati z'abartiste, hari na ati z'abantu zingirwa abartiste. Hari umuhanzi bigeze kumbwira ngo kuva na kera bamwandikira indirimbo. Ndumirwa ndabona umuntu amahiti yose yadukubise burya baramwandikira batamwandikira. Iki cyo kwandikirwa indirimbo ko nabari hano barazibandikira
aba Chris Brown, ahubwo ikintu nakubwiye ni imyumvire mizima. Uruzi ikintu perezida wacu arengeyeho? Uri kumva? Uzi ikintu perezida wacu arengeyeho? Wativu urakoze cyane. Uzi ikintu perezida wacu arengeyeho kurenza abandi bantu? Agira imyumvire mizima. Umuntu ugira imyumvire mizima ntareba ngo uri mama we ukoze amafoto ahita kwereka. Eriko byegide niyo waba uri mukuru we ukoze amafoto ahita kwereka idabata ariko sha bite gatagatinyura. Uwo ni umuntu ugira imyumvire mizima ushyira no mu gaciro. Arega n'Imana irica cyane. Nigeze kugira girlfriend njya kumugurira telefone sha y'ibihumbi magana 350. Uyo nkurura nayiza ariko ndayizi yivugiye wowe yimvugire pe. Telefone urayimuha mu gitondo umuhamagaye yanga kukwitaba. Umunsi wose ahubwo iri umunsi wose yanze kunyitaba. Ndavuga atari ku mugobwa ashyira mu gaciro. Yabibonye ko waboye ukuntu nkunda umufungo ndazinguye inote 350 nyishiye kuri telefone ye, ndamuhamagaye mu gitondo ngiyo mubaze n'ukuntu yaramutse byibura niyo telefone yanakoze iri yange kunyitaba umunsi wose. Uzi ikintu cyabayeho yemwe? Nahise mbwira paza ati fata imodoka nkwereka ibyo dukora. Genda ujye kundebera muri kiriya gipangu ubwire umukobwa arimo aguhereze telefone narayimuhaye usohoke uze tugende. Kandi koko niko byagenze. Kugira ngo ubusazi nahise ngenda ndayimwaka. Ati warasaze wagira. Nahise mwanga. Ibaze kugurira umuntu telefone ibaze mwa. Sepaze icyo kintu kwacyumbishije ubundi. Cya kintu nanjye nakiboneye formule ndavuga ati cyo koza abantu twarasaze. Guri umuntu telefone aranayikeneye soko nyimuguriye ngo wenda ngo nyimugure yarayimuhase. Yarayikeneye ariko muhamagare umunsi wose yange kumfata kuri nawe uzatereka reka ntabwo biba sharu kugira ngo nyiguhe nayimena. Gendo yizane nanjye nyitunga ebyiri nari kandi koko ari kwimena nayimena. Ari ngiye wagiye kwimwiyakira ntabwo nayizana. Namwereka ko nta niyo nkeneye jewe. Ikintu nyimwaki ari agasuzuguro kiwe kubugoryi no kwihagarara no kwiyemera by'ubugoryi. wa TV ngo byagenze bite? Byarangiye telefone tuyemereye papa wa yaboy. Nanje nyimwatse njyewe niyo jesha nago nayikwimu. Ahubwo none ikintu cyahise kimbabaza muri iyo misi yahise akora anniversaire. Ngiye kubona mbona hari undi muhungu bateranye imitoma ndibaza imisi 2-3 uyu muntu barakundanye. Hita mbona ko hari n'undi ahubwo ariko gasuzugura yansuzuguraga. Ndavuga ati Imana irankunda. Akagahinda ntabwo nari kugakira kuko bana biga ukuntu Imana ikunda uhora izagwira.